Uzumbwira ngo wanyu umuturanye n'umupfumu. Mu rugo turanye hari umupfumu duturanye akenshi usanga imodoka zigezweho, imodoka nziza ubona ko umuntu waje ari umuntu yubashye, ukabona imodoka ziraparitse ziri kuza rwose. Uwo mupfumu arahari kandi mbona yinjiza amafaranga menshi. None ntekereza ko kera iyo twabona kumva umuntu n'umupfumu twaramutinyaga. Bigeze mubona n'amaso yawe uravuga ngo uyu n'umupfumu. Ubu batangiye kuyoboka ubupfumu cyane kurusha amadini. Ko ndi kubibona pe. Abantu bari kubona biterwa n'iki se? Impamvu buriya ntekereza ko wenda nubwo ntari najya mu gupfumuza sindajya kuraguza, ariko buriya se niba wajyayo bakakubwira uti turabona hariya bimeze gutya, birakora se? None se ubwo utekereza ko bagiye bidakora? Ubwo ntagomba ko harimo kwe. Namwe murumva ko dukwiye kujya tunabagarukira. Ibaza umupasiteri agiye kujya imbere y'imbaga y'abakristo abigisha ati dukwiye kubaha ibiremwa, sibyo? Dukwiye kubaha ibiremwa, haleluya. Abakristo bati amena. Yarangiza agasiga abwiye umukozi ati ziriya nkoko 3 usige uzishe kugira ngo nze kuza mbemeze neza. Ariko mwibuke ko wa mu Buddhiste twavuze ko atemera Imana nk'iyi twemera, we yemera ko ikintu cyose gifite ubuzima gihumeka. Buriya ni nayo mpamvu bafite icyo bita imbaraga. Ubundi hari imbaraga abantu tugira, hari icyo bita ijisho rya gatatu. Buri umuntu agira yifitemo ubushobozi bwo kuba yagira ijisho rya gatatu muri we, ku buryo wowe ubwawe ushobora kuba wakorana. Twongeye kubaha ikaze, twongeye kwishima ko twongeye kuboneka kuri kamera za Ihirwe TV. Tubishimiye Imana ibatanzwe ubuzima, ikemera ko abantu babyuka amahoro, ikaturinda kugeza amagingo. Imana iba yakoze. Rero ahantu muri mu bice bitandukanye mugubwe neza kandi mukomeze kuryoherwa na gahunda zacu za Ihirwe TV. Murabona ko ntari jyenyine rero ndi kumwe n'umujene, abantu bagiye kuvuga ngo turasa buriya. Wabona abantu bagiye kuvuga ngo turasa, ntago dusa, uyu mugabo si kuri dusa. Ariko turasa deje. Turasa. Ya gute se? Ubu ntago ubibona, ahubwo wagira ngo uri papa. Byakoze. Usenge nawe ndi mukuru. Birumvikana uri papa, ndi umwana. Nuko muhungu wanjye umeze ute? Murakoze papa, meze neza. Urakomeye. Karibu cyane. Murakoze. Ihirwe ugiye kurikirana? Ihirwe yego ko ubwo se umuntu wese w'umunyabwenge ntekereza ko akwiye gukurikirana Ihirwe. Kamenya programme zayo kurikirana. Umuntu wese uri intelligent. Ubu utari intelligent. Ni intelligence ni intelligent. Byaterwa na pronunciation ukoresha. Byaterwa ubwo na meaning hari. Yego. Hari ubwo nyibutse. Bavuga intelligent. Kimwe muri ibyo ngibyo nicyo bavuga. Ubwo nyine nkuko twabivuze ngikurikirwa n'abanyabwenge, ubwo umunyabwenge araza guhitamo icyo dushatse kuvuga. Yes. Hanyuma ibwira aba bantu rero. Murakoze, nitwa Izere Patience. Patience ni muntu ki? Patience ubundi igisobanuro cya patience ni ukwihangana. Navuze ngo ni muntu ki, ntabwo navuze igisobanuro cy'izina. Patience ni umuntu umujene Marie. Ubwo se kuva hano babona banatereta koko. Sha. wibeshya abantu utuntu two gutereta rwose wigeze wandikiraho umukobwa uramubwira ngo I love you basi narazanditse bakandega mana we uzi kwandikira umukobwa chat paper kahita ajya kukurega kuri teacher sure cyane ngo patience aranyandikiye ngo I love you tuntu nkutwo ukajya gusobanura ntago bakwirukanye oya ntago banyirukanye birumvikana nyine muri societe bibaho kuba wakunda umuntu kanabimubwira ni ibintu byiza cyane ariko nukubera iki kuvuga ijambo ngo ndagukunda bigorana cyane ni ijambo rigoye ni ijambo rigoranye buriya ni ijambo ridasanzwe buriya ahantu hose uzasanga izina ndagukunda ijambo ndagukunda ni ikintu kidasanzwe ariko hari abantu babeshya abantu wajya kubona ukabona umuntu ari kuri YouTube ngo turabakunda cyane nyine urumva impamvu bavuga ngo turabakunda cyane umuntu wese ufite hano uhoza ku mutima ukwiye kuvuga uti ndamukunda
ahita avuga ngo turabakunda mwese. turabakunda. Sava, hari ijambo ndagukunda nyine byo kuvuga ngo nshaka ko wenda wambera umufasha. Hari n'ijambo ryo gukunda umuntu wese ugukurikirana, umuntu ukuri hafi, ibintu nk'ibyo. Ariko Patience, ndabizi ko uri umujene kandi uba muri sosiyete nyarwanda cyane. Hari ibintu tujya kwinjira mu kiganiro, mu by'ukuri ujya ukurikirana ubuzima bwo mu Rwanda bw'abantu batuyemo, by'imyizerere, by'imyemerere y'abantu. Yego. Ariko icyo ushaka kubaza, ubona gute ubupfumu n'ubukristo n'iyobokamana bihagaze gute mu Rwanda? Ukuntu njye mbibona, urabanza ugereranye wenda uko byari bimeze nka kera, amateka n'uyu munsi wa none. Mu mateka ya kera tuzi ko buriya uko byagenda kose, kera abazungu bataraza mu Rwanda cyangwa se bw'abakoloni, mu muco wa kinyarwanda imihango twari dufite harimo ubupfumu. Ni umuhango wakorwaga n'abanyarwanda ariko nabo badasanzwe. Mbese nk'uko tubona abapasiteri bubu, abapfumu ni nk'abahanuzi ba kera. Urabizi habagaho ibikorwa bigenda bibaho, nko habaga icyo bita kubandwa. Ubwo kubandwa n'uburyo ni nko kubatiza kubu. Bakanaterekera nk'uko ujyana ituro ukarishyira pasiteri, n'umupfumu waba ukwiye kumukira ibintu by'imbuto, inzuzi, bagatera inzuzi, bakamenya ibizaba, ibintu bizaba. Ubwo rero abantu ba kera babaga babyitaga gupfumura, kureba ibizaba imbere. Umuntu wese w'umunyarwanda wo muri icyo gihe yabaga akwiye kuba yagenda akabwira umupfumu ati ndebera nyabuneka uko ibintu bimeze. Nk'uko mu Rwanda ubusanzwe ushobora kugenda ukabwira pasiteri ati wansengeye, akagusengera akakubwira ati haleluya, ndi kubona hazaza hawe hameze gutya. Ariko kubera iki batavuga ibi bakunze kuvuga ibyiza? Bakunze kuvuga ko hazaza oya, ariko yakubwira ati ndabona hazaza hawe hari mu kaga, akakubwira ati hari umuntu uzakuroga mu minsi iri imbere, ati ndabona ugiye kugwa mu cyaha, hinduka. Rero n'umupfumu yarifataga akakubwira ati bitewe n'uburyo yakoreshaga bwa buryo bwabo, akakubwira ati ndi kubona ibintu byawe atari amahoro. Uzanarebe niyo kera ubwami bwabaga bugiye gutera ubundi bwami, umwami yagiraga gutya akajya umwami ubundi iyo yabaga agiye kuraguza ntabwo yakoreshaga ibintu bisanzwe nk'ibya rubanda rugufi. We bakoreshaga inka, kuko inka zose yabaga ari iz'umwami zo mu gihugu, zo mu bwami deja. None se ubona kujya gupfumuza cyangwa se gushaka kumenya ibiri imbere biterwa n'ubwoba, biterwa n'amatsiko, biterwa no gushaka kumenya ibizaba? N'amatsiko ubona biterwa n'iki ko abantu bakunze kubyirukikanya benshi cyane? Impamvu kandi bikwiye no kubaho, impamvu bikwiye kubaho ko umuntu akwiye kugira amatsiko y'ahazaza he. Umuntu akwiye kumenya ese ahazaza hanjye hameze gute. Wenda nk'iyo umugeni yabaga agiye gushaka yajyaga kuraguza kera. N'ubu ngubu iyo umugeni agiye gushaka aravuga ati kangende umunyamasengesho ansengere. Uba ufite ubwoba bukwiye kuza bwo kumenya ahazaza hawe, ukwiye kumenya ese biri kugenda bite, ahantu ngiye ni amahoro. Ni nayo mpamvu umwami iyo yabaga agiye gutera ubwami runaka yabanzaga akareba umupfumu, akamupfumurira kugira ngo amumenyere niba urwo rugamba ruzagenda neza. Iyo umupfumu yabonaga bitazagenda neza ati tubireke, umwami akabireka. Buriya abapfumu ni abantu badasanzwe, rubanda rukwiye no kubaha. Nibyo buriya kuko umwami ndakeka nko muri ibyo binyejana umuntu wabaga wubashywe n'umupfumu. Ibaza umuntu umwami agenda agapfukamira akamubwira uti ihangane uturebere uko ibintu bimeze, n'ukuntu ahantu baba bari habi cyane. Kandi kera buriya hari n'utuntu bakoraga ugasanga wenda nk'ubwami bwarebye umupfumu urenze mu gihugu, ubazi ko bagiye guterwa, bakabwira umupfumu ukomeye muri icyo gihugu, bakamuha ruswa ati umwami nazaza kuraguza uzamubwire ko tuzamutsinda, ntazaze kudutera. Habagamo na karuswa nawe. Kera erega ruswa nta gitahozeho. Bakagenda bakamubwira ati udufashe rwose umwami wanyu naza gutera, naza kuraguza umubwire uti buriya bwami n'ubutera buzagutsinda. Bafite ubwoba nabo yuko bazaterwa na wa mwami. Ukumva ko umupfumu ni umuntu udasanzwe. Umwami icyo gihe yajyagayo yahitagamo umupfumu nyine yarapfumuraga nk'ibisanzwe, akahita amubwira uti ndabona ubwami bwacu buriya harindimuka, ati nubatera turatsindwa. Ndumva ibintu by'ubupfumu bizi neza. Oya nta mateka nyine, nta mateka. Nabonaga neza uri mutoya ariko numva ibintu by'ubupfumu
ufite ukuntu byumva byumva cyane ibi- ariko ntabwo ugeze ujya gupfumuza kuva waba oya ntabwo ndapfumuza. ariko wabonye umupfumu Umupfumu wigeze umubona n'amaso yawe uravuga ngo uyu ni umupfumu nibuka ko muri karitsiye habaga umupfumu, arahari n'ubu. n'ubu ngubu Amamodoka aba aparitse y'abantu bakomeye baje gupfumuza, baje kureba uko ibintu bimeze. hanyuma rero twinjire muri kino gihe rero uzumbwira ngo iwanyu muturanye n'umupfumu Mu rugo duturanye hari umupfumu duturanye, akenshi usanga imodoka zigezweho, imodoka nziza ubona ko umuntu waje ari umuntu wiyubashye, ukabona imodoka ziraparitse ziri kuza rwose. ngo ntabwo imyuka mibi ijya ibatera iturutseyo. Imyuka mibi abapfumu ngo bakoresha imyuka mibi. Impamvu abantu bavuga ko abapfumu bafite imyuka mibi, urabona abakoroni baza bararebye basanga nta bundi buryo badufata, bo biga uburyo bwo kutuzanira imana iyi ngiyi dusenga twese tuzi. Ariko ntekereza ko n'abantu ba kera, none se ubwo ushatse kumbwira ko abantu ba kera bakoreshaga ubwo abanyarwanda bose b'imbere y'ubukoroni nta n'umwe uzajya mu ijuru, bose biyambazaga Satani, nuko ushatse kumbwira? Ariko niko akenshi niko nabitekereza, niko twabitekereza, kubera ko urumva ni n'abantu ntitwabimenya neza, ariko niko twabitekereza. None se erega none se umuntu waciye umugani ngo imana y'u Rwanda irara ahandi igataha i Rwanda, gusa urumva yaba ari imana ya hose. Ubundi tuzi ko imana iba hose icyarimwe, urumva imana iba hose icyarimwe, ni diye tupwisa ibiki byose uri kubyumva. Ubwo uramutse ari imana irara ahandi iba ahandi igataha mu Rwanda, ntabwo yaba ari ntabwo yaba ari imana ya hose icyarimwe, ubwo yaba ari indi mwana. Banza wumve iyo mana y'u Rwanda ntabwo ari imana isanzwe impamvu dusenga, kubera ko yirirwa ahandi igataha mu Rwanda, kandi imana ibera hose icyarimwe. Urumva se ariyo imana baba bavuga? Ntabwo ari ukuvuga ngo Ryangombe, buriya na Ryangombe ntabwo mufata nk'imana y'u Rwanda, ahubwo ni umuhuza w'imana n'abanyarwanda. Yari umuhuza w'imana n'abanyarwanda, ntabwo we wavuga ngo baramusengaga nk'imana, ahubwo bemeraga ko imana iha imbaraga Ryangombe igatuma abasha gukora ibitangaza, nuko abanyarwanda bamufataga. Ariko akenshi na kenshi ibintu bya Satani birajijisha. Nyine ibintu bya Satani birajijisha, ariko impamvu ngerega nemera ko abanyarwanda ba kera burya bari mu kuri, kuko uzasanga imyemerere n'ubundi dufite n'ubu ngubu ni imyemerere kera bari bafite n'iyi ngubu dufite, bemera ko hari ikintu kiri hejuru ya twese kidusumbye imbaraga n'ubushobozi, kandi cyaturemye kikatuzana ku isi, nuko babyemera. Ntekereza ko ari buriya buryo babisengaga bitewe n'uko batari bazi ubundi buryo. Ahubwo wenda zino tactique zakoreshejwe n'abazungu batuzanira n'ubundi imana noneho muri ubu buryo bwabo na za Bibiliya n'iki, tugasoma noneho tukajijuka, byatumye dusobanukirwa imana icyari cyo by'umwihariko. Ariko ntibikuyeho ko abanyarwanda nabo bari baravumbuye ko imana ibaho. None se nkawe ku giti cyawe ubibona ute? Ubona mu Rwanda ubu ngubu kino gihe ugereranyije n'igihe cya kera, ubona ubupfumu n'iyobokamana biri ku ruhe rugero? Ntekereza ko ahubwo ahantu biri kugera, abantu ubu batangiye kuyoboka ubupfumu cyane kurusha amadini. Uko ndi kubibona pe. Abantu bari kubona biterwa n'iki se? Impamvu buriya ntekereza ko wenda nubwo ntari najya mu gupfumuza sindajya kuraguza, ariko buriya se niba wajyayo bakakubwira uti turabona hariya bimeze gutya, birakora se? None se ubwo utekereza ko bagiye bidakora? Erega ni ibintu nyine bavuga ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ntekereza ubundi wumva ko abantu bajya mu bapfumu, kandi wibuke icyo kinyarwanda ni icy'abantu ba kera batari bakamenya imana kino gihe, tuvuge muri kino gihe bavanga iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ndetse kuvuga ngo abajya mu bapfumu ni abapfu. Erega impamvu tubita abapfumu n'iryo jambo ni ugupfumura, bakareba ibirimo imbere nyine twe tutari kubona. Niryo jambo ubupfumu ni ugupfumura nyine, ukareba wenda hano hasi tukavuga uti hano hasi hari iki. Iriya ni impano, ubundi ni impano ihabwa na Rurema. Abapfumu ntabwo ari impano itangwa na Rurema. Oya da, ni abapfumu kuko babaza abazimu abantu bapfuye. Ntabwo erega twe nuko tuhita twimagina ngo ubura ngo ni imbaraga z'abadayimoni, noneho tuzagera tujye kureba, ahubwo twazajya tukababaza ese abapfumu mu by'ukuri mukoreshwa n'imbaraga za Sekibi? Uzabaza ndere, ariko nkabura twabaza Rutanga rw'amaboko. Basi namutinyuka
kubera iki utamutsinda? iyo urebye imisatsi yiwe afite imisatsi ibiri, noneho ugasanga rimwe na rimwe yashyizeho utuntu amababa abiri, hahita mbona ni Satani neza w'amahembe abiri. Ni ukuvuga ngo utanga rw'amaboko we asa neza mbega ubusirimu bwiwe butandukanye n'Imana. Amen. Uzarebe ubwanwa bwe ahantu bugera hano, ukareba uburyo imisatsi, ukareba uburyo yashyizeho amababa, ntabwo urajya ngo urebe ngo yambaye impu z'ibisimba. Erega impamvu uriya ni umuco nyine n'ubundi wa Kinyarwanda. Gusa umuco waba ari ukwambara umuco uko mbwira umuco nawe tujye tuba abasirimu dutekereza. Umuco ni ukwambara impu kino gihe. We sava ndabyumva none asi ukwambara impu, ariko we nko kugendera ku muco w'Abanyarwanda b'abakurambere be, we aracyafite imyumvire y'abakurambere be. Buriya urebye no mu mirire arya wasanga ibintu byo kuvuga ngo arya amasupageti, arya amafiriti ni gake. Buriya wasanga arya ibiryo bya Kinyarwanda. Ibyo byose tuzabimubaza. None se reka nkwibarize, wowe ubona gute ubundi ubwo ndumva ugihagaze ku kuvuga ngo aya madini agezweho uba wumva ariyo mana y'ukuri ya nyayo? Njye numva ko aribo basenga Imana. None se ubwo buriya abantu wenda nk'ababudiste bo ubafata gute? Baramarumva nimba barayobye, nimba baracuramye. Abasilamu se? Abasilamu ntago bazi ibyo barimo. Ntago impamvu mvuze ngo ntago bazi ibyo barimo, nuko urebye impamvu mbivuga, nuko imyemerere y'idini yabo yabakwiye kuba Abanyarwanda, yaba mu mishakire yabo ntibihura n'umuco nyarwanda, ntibihura n'amategeko. Uri kubyumva? Yaba n'uburyo bambara ntibihura n'umuco nyarwanda, ntibihura mbega baragiye bafata Abarabu barabaza mu Rwanda. Ni idini ryatandukanyije Ubunyarwanda rwose no ku Munyarwanda. Oya, njye ntago ari uko mbyemera. Ubyemera? Njye nemera koko usibye Ikinyarwanda ni cyo kiri duhuriyeho. Ni cyo kindi bakora cyo mu Rwanda. Usibye Ikinyarwanda n'umusoro. Urakoze, ugushije ku kintu nashaka kukwibariza. Wemera ko Abasilamu imico ya Kisilamu yazanywe mu Rwanda n'Abarabu, none natwe uburyo bwa Gikristo tugenderaho nabwo bwazanywe n'Abazungu? Ahubwo kuki wafashe Ubunyarwanda ugafata Ubukristo ukabwishyiramo kuruta imico abakurambere bacu bakoreshaga? Njyewe usibye ko nta n'imico, iyo mico wenda ntayizi yo kuragura no kuterekera, ariko impamvu ngiye mvuga wenda ngo afazari iyobokamana cyangwa se Ubukristo, nuko bungewe mbona bukurikiza bwahuye n'amategeko yo mu Rwanda. Bakahuye n'amategeko yo mu Rwanda. Reka tugende mu mishakire, sibyo? Numvuga ngo Abisilamu ntiwagira ngo ushake umukobwa wabo, kubera bo baripevera kugira abakobwa babo batagira ahandi, bakipevera abandi. Bakipevera abandi. Noneho mu mategeko yo mu Rwanda umugabo yemera umugore umwe. No mu Gikristo rero bigahura n'ijambo ry'Imana, umugore akwiriye umugabo umwe. Nuko akenshi na kenshi mu Gikristo no mu Kinyarwanda nkabona rero Ubukristo bwashe kuzuza umuco neza w'Abanyarwanda, ariko nkabona hari amadini yose rero nitandukanya nawe njyewe, ni amadini rwose ubona ukabona atandukanya Umunyarwanda n'umuco nyarwanda, afite undi muco. Ayo madini mbona shiraho akabazo. Shyira akabazo gute? Ubwo ushatse kumbwira uti abantu bari aba bantu bo mu bihugu bya Aziya ntibazajya mu ijuru? Ababudiste, Abahinde? Ariko sika nkwereke nkubwiza ukuri. Hari ibintu tureba natwe bikaduha n'ubwenge. Wambwira ngo umuntu agiye gusenga inka, ayikubise hasi, inka turya ingi tukayibaga tukayirya, ukambwira ngo nta kindi kintu kibyisha inyuma cyamuyobeje. Ubwo ireba inka yagira ijuru, inka yagira ubushobozi, ariko uburyo ayisengamo ntago ari ukuvuga ngo ayisenga nk'Imana, ahubwo ayizereramo. We yizera ko buri kintu cyose cyaremwe n'Imana, kandi nawe icyo kintu uzakigenzure uzabona ari byo. Ushobora kwifata wowe ubwawe, buriya ni nako Abanyarwanda babikoraga, ukavuga uti njyewe bitewe n'iki kintu uburyo ngiha agaciro. Nkuko buriya nubwo tuba tuvuga buriya n'abantu Abagereki ndetse n'abandi nabo mbere y'ubwo bukoroni buzanwa muri Afurika, abenshi basengaga amazuba, izuba, inyenyeri, ukwezi
cyane ugasanga baravuga ati rya ni izuba ni izuba ni imana wenda y'uburumbuke ni imana y'izuba imana y'izuba ugasanga ni imana y'izuba buriya ni naho hava ijambo buriya hari n'ikindi kintu utazi abantu ba kera ibintu bakundaga gukoresha wasangaga birimo buri kintu cyabaga gifite imana yacyo buriya n'inzoga ifite imana yayo mu bagereki imana y'inzoga yitwa Osiris. nyine ni ibintu byumvikana impamvu ibyo birumvikana mbere y'uko iyo umuntu atari yamenya umucyo aba ari mu mwijima aba ari mu mwijima ndabyumva. noneho impamvu njyewe mvuga ngo ubu Kristo cyangwa se iyobokamana ni ikintu nakonsitara nk'icy'ukuri ni uko gifite amateka yanditse y'ijambo ry'Imana ahura neza reality ugenda ukasanga ukayabaza ukayakurikirana ugasanga ari byo. Nko mu buhe buryo? tuvuge Yesu, uyu nguyu Yesu cyangwa Yesu dusenga, uri kubyumva? Yesu ahantu yavukiye harahari, uri kubyumva? Aburahamu harahari, ibimenyetso birahari, buri kintu cyose cy'ikimenyetso cyose cyo muri Bibiliya kirahari ko ari mu isi aha hantu, uri kubyumva? Kandi ubona n'ibintu yakoze n'ibitangaza yakoze n'ibyo yakoze byose ni ibintu utabasha guhishira bigaragara, uri kubyumva? Ugasanga rero n'ibyo atubwira yaba mu buhanuzi bwiwe kavuga ngo bizagenda gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ugasanga birabaye. Uwo muntu kumukurikira bigaragaza yuko harimo kuri kwinshi, ariko nanone gukurikira undi muntu ubona ukabona ibyiwe ni nk'ibifabrikano, usanga nanone hari bari mu buhe buryo avuga ngo harimo ubufabrikano. Buriya dufate Korani, twagiye kuri Korani. Buriya Korani wavuga ko ari ibifabrikano, ahubwo niko wowe bivuga. Ni buriya ugiye no mu mateka ya Kisilamu wasanga ahantu Muhammad yavukiye hahari, ariko waruzwe mu Muhammad yaje nyuma ya Kristo, haje Kristo, sibyo? Noneho urabizi ko mu ijambo ry'Imana havuga yuko hazaza antikristo. Noneho Muhammad yaje mu buryo bwa antikristo, ngo gukuraho ubukristo. Nuko utakurikiye n'amateka wumva yuko bobo baje barwanya ubukristo, uri kubyumva? Baranabica. Na n'uyu munsi Islam mu bindi bihugu iri domine yica abakristo. Urumva rero Islam ni antikristo. Ubwo ushatse kumbwira ko nta muyisilamu dora bivugiye imbere ya kamera, ni nkaho ushatse banga nta musilamu uzajya mu ijuru kuko nta antikristo yajya yatesi yanyura hehe kubera yuko ni kubera yuko uwo bahaye message, sibyo? Yagiye mu gituro haravayo, yego. Ariko uwa Kristo wewe yagiye mu gituro avayo, arazamuka, igicu kiramukingiriza, aragenda, asiga tubwiye ati uko mumubonye agiye abamarayika aho ngaho ni ibintu bifite ibimenyetso mbega biraho, uko mumubonye agiye bikazagaruka. Wenda nuko urumva rero Islamu ni nka antikristo. Ese wowe muri make mbwira amadini wemera ko muri iyi si ari amadini wavuga uti aya madini ni ibikuri? Wowe nta dini ry'ukuri ni kare ntaryo. None se mvuze Gatolika ira ni politike, yego. Abantu bagiye bakabeshya abantu bakababwira ati nimugashake, barangiza bakabahemba amafaranga se bazagira bazabamaze iki? Ariko ndatekereza umuntu wese uri kuri iki kiganiro ahise agira amatsiko yo kumenya idini usengeramo. Nta dini sengeramo, ni ukwizera Yesu. Imyizerere yawe yanjye ni ukwizera ijambo ry'Imana, nkareba iki ni ukuri, iki si ukuri. Ntabwo ari gukurikira ibintu nk'umuntu udatekereza, utareba. Hari ukuntu sinzi nimba ari imyuka ibafata bagakurikira ibintu. Reka nkore ku rugero, nigeze kuba mu Gatolika nambara ishapure, nyuma yaho ndebye nsanga uwo nambaye arabambwe. Ndavuga iki kintu nambaye ubambwe yafashe iki? Ndavuga okay, ngomba kubikura. Oya, impamvu ariko ntekereza ko wemera Yesu Kristo. Impamvu ndatekereza ko muzima ariko utarabambwe, uvuye ku musaraba. Oya, kiriya gisobanuro ni igisobanuro cy'uko yadupfiriye. Ntekereza ni igisobanuro cy'uko yadupfiriye. Baravuga iteka nk'uko uzi ko umuntu wawe uko byenda kose iyo yitabye Imana se cyangwa agiye, ntekereza ko hari ikintu umwibukiraho cy'ingenzi yagukoreye. Buriya Yesu Kristo ntekereza ko ikintu yadukoreye kidasanzwe kuba yaradupfiriye ku musaraba. Rwose Yesu Kristo ahari andeba ni cyoroshye. Yesu Kristo andeba ni cyoroshye rwose, turabimwubahira pe. Yego.
nakureba ni cyoroshye cyane. rwose. Ntekereza ko niyo mpamvu buriya katolike bambara imisaraba cyane, ni ikimenyetso cyerekana cy'uko cyerekana ubukristo yaratupfiriye ku musaraba, dukwiye no kubimwubahira. yana nimvuze kuri iyo gatolika kubera ko ariyo iri domine cyane n'andi madini ntari mukuri. Cyakoze umuntu wese ubasha gufata ibyo Yesu yavuze cyangwa ibyo Yesu yavuze akabipuratika mu buzima bwiwe, bizamubera ubuzima, kubera ko ibintu ahantu henshi habamo ibintu bibeshya. Icyo kintu mbwiyeho nicyo gituma n'abantu akenshi muri ino minsi bari kugira mu bapfumu. Yego, barasubiye mu bapfumu. Ubukristo bwaraje, abantu barabuyoboka, ariko nawe niba kugira ngo tugere ahantu abanyarwanda bagera kuri 94%, 92%, abisilamu bafite 5%. Urumva ko byakunda ubukristo buri hejuru, ariko muri iyi minsi burimo kugabanuka. Ariko harimo n'ubukristo bw'ubuyobe. Nge ntekereza ko nese ubizi insengero zose muvuga, rero insengero zose ziri kwaduka, ni nayo kibikubwira ko ahubwo Imana abanyarwanda basengaga mbere n'ubundi iracyari yayindi, ahubwo bo bari mukuri, ahubwo abazungu batuzaniye imana nyinshi. Reba ubu turebye insengero ziri muri uyu mujyi wa Kigali, muri uyu mujyi wa Kigali, ni nayo mpamvu buriya guverinoma yacu yafashe icyemezo, ibona ko harimo ubutubuzi bwinshi. Urebye amavideo menshi uzabona pasiteri bagusha ku ngingo yo gutanga amafaranga. None se mu bapfumu yo niba yakira? Oya, ariko hano hose n'akantu n'amafaranga. Ntabwo ari icyo nashaka kuvuga. Ngaho mbwira icyo ashaka kuvuga. Uzareba pasiteri ikintu bari gukoresha cyane, bari gukoresha ikintu hari video nabonye umupasiteri ariko baga ati shyira hano amafaranga roho yawe, ati Imana irahita iguha umugisha, ngo shyira hano amafaranga akazi kawe karahita kaboneka. Ibaze we ari gukoresha uburyo bwo gusengera abantu, ariko we ashaka indwiza ndonke mu bakristo. Ari gukoresha bwa bukene bwabo, ari gukoresha bwa bukene bwabo kumvisha ko ari kubashaka. None avuge urufuzi ruruze agenda yicwa n'inzara atagize Ariko muri Bibiliya baravuga ngo Yesu Kristo igihe yigishaga bageze no ku rwego babura ibyo kurya ku buryo bafata ingano bakarya. Ngo hari ukuntu kera basaruraga ingano bagasigazamo iz'abasabirizi. Ibaza aho Yesu Kristo n'abigishwa be bagenda bagafata ingano bakazihekenya kugira ngo baticwa n'inzara. None pasiteri ufite kenkayori, ufite amahoteli, ari no gushaka n'andi mafaranga mu baturage. Ahubwo ntekereza ko amadini y'ubu ibyiza ni ukubireka mukamenya ko hari Imana ivuga iti Imana yaturemye ikadushyira hano ku isi. Urashanga abantu bareka amadini? Bana yareka. Oya, ntabwo bareka amadini. Oya, amadini arabafasha muri discipline. Reka nkwereke. Ariko ngenda hari ikindi discipline no mu muco, no mu bindi, no mu nyigisho. Buriya ikiza cy'amadini, abantu wese uri mu idini cyane usanga hari ibintu atazaboneka mu byo hanze, nko kunywa inzoga cyane, sebyo, ubusambanyi, kwiba, mu biryabarezi, mu bintu byinshi cyane. Uzasanga umuntu wabyinjiyemo cyane no gufungwa uzasanga bitarimo. Niyo mpamvu niyo bibaye ku muntu bisa nkaho yakoze amahano, bibaza kubera icyo uriya muntu yakora biriya, tuzi kasenga, tuzi kayoboka idini. Uri kubyumva? Ahubwo mu abantu batari mu madini babayeho bate? Aho cyo nibo bari byo mu bapfu. Oya, ntago ari kimwe. Reka ngurugero. So avuga ngo abantu ngo nk'abantu bo mu bihugu byo muri Aziya bitewe n'imyemerere bagenderaho. Hari ikintu nge nabonye cyiza kandi bo bakora kuturusha. Habona ahubwo bafite ijuru kurusha wa muntu witwa ngo ni umukristo ariko agakora ibyaha. Ubura ababudiste ntago ubwo nyine bemera ko Imana yaba ari Buddha. Sibyo? Buddha kandi ni umuntu. Aho nta bushakashatsi bwinshi bwimbitse tubifiteho, ariko twumva ko Imana yabo ari Buddha, sibyo? Ariko urebye imico bagira, amahame bagenderaho, wasanga ahubwo ari bo bakristo ba mbere isi ifite. Ndaguha urugero, nta mubudiste wemerewe guhonyora ikiremwa muntu se cyangwa ikintu cyose cyaremwe n'Imana. Buriya ababudiste ntago bashobora kuvuga ngo inyamaswa ngo bayice. Uramutse wishe inyamaswa icyo ni icyaha, sibyo? Uburyo nta mubudiste ubanira n'undi nabi. Nyine nta muntu ubanira n'umuntu nabi atavuga ngo no ari mu idini ry'ababudiste wapi. Kuba mwahura kugira ngo aguhonyore ni ikibazo. Kuba wabona nta nubwo barya inyama ndakeka. Sure. Ntago barya inyama. Barahombye we kuno ziryoha. Wamwumvishe ngo impamvu batarya inyama nyine no kuvuga ngo
ubo bagomba ibiremwa by'Imana. Ese bagomba kwibabaza by'Imana. Buriya kuba yahura n'akanyamaswa ngo akice ni ikibazo, akoze icyaha. Ibaze ahubwo nta bakristo nkabo bahari. Ariko ugasanga umupasiteri yifashe mbere yuko ajya kwigisha ijambo ry'Imana asize abwiye umukozi ngo ziriya nkoko 3 uzice. Ubwo ntagomba ko harimo kwe. Namwe murumva ko dukwiye kujya tunabagarukira. Ibaze umupasiteri agiye kujya imbere y'imbaga y'abakristo abigisha ati dukwiye kubaha ibiremwa. Sibyo? Dukwiye kubaha ibiremwa. Haleluya. Abakristo bati amena. Yarangiza agasiga abwiye umukozi ati ziriya nkoko 3 usige uzishe kugira ngo nze kuza mbemeze neza. Ariko mwibuke ko wa mu Buddhiste twavuze ko atemera Imana nk'itwemera, we yemera ko ikintu cyose gifite ubuzima gihumeka. Buriya ni nayo mpamvu bafite icyo bita imbaraga wenda ari imbaraga abantu tugira. Hari icyo bita ijisho rya gatatu. Buri umuntu agira yifitemo ubushobozi bwo kuba yagira ijisho rya gatatu muri we, ku buryo ubwawe ushobora kuba wakorana n'ibihese cyangwa isanzure. Yego. Ku buryo ni naho ibyo bintu byo kuvuga ngo nyine ngo bakorana n'imbaraga mbi naho bituruka. Ugasanga umuntu ashobora kuba ari hano, sibyo? We bitewe n'izindi mbaraga yifitemo, bitewe nuko yazishatse muri ubwo buryo bwo kubaho yiha umutuzo, na bino bintu aba Buddhiste bakoresha byitwa meditation. Ariko baduha n'isomo. Ntekereza ko nta muntu wese wize utazi ijambo meditation. Meditation. Kumedita. Buriya kumedita byazanywe n'aba Buddhiste. Ese abamedita iki? Ahubwo se urahutariga kumedita. Ntabwo bari nko mu ishuri abantu bize ibintu bijyanye, hari isomo abantu bakunda kwiga ryitwa, ntabwo ngibuka, ariko mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu n'imibereho y'abantu bigamo ijambo meditation ryo kuba wenda wagize nk'ikibazo ukaba wakwicara ahantu hawe wenyine ukitekerezaho. Bararushye rero. Twebwe Yesu yaraturuhuye mu gihe cyacu, uzi kuna bigenda. We yaradutekerereje uko Bibiliya iravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira kari byiza atari ibibi. Uri kubyumva rero, twebwe ntitwakirwa tujya mu byo kumedita. Kubera ko hari umumediateri ukomeye cyane umedita hanyuma akadupangira tukabaho for free neza mu buryo bwiza. Rero bariya kubera ko bagomba kumedita pe. Ariko abakristo ntabwo tugomba kuvunika. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumedita wiyambazanga ibindi bimana se cyangwa ngo ibindi ki. N'urugero ushobora kuba wavuye mu kazi ufite stress. Ese izo stress nazivura nte? Ntiriwe njya kunywa paracetamol. Noneho ukuntu bigenda twebwe mu bakristo, ufata umwanya ukegera Imana ugasenga. Kuntu kuvuga ngo imvune ibiruturuhishe byose turasenga Imana, tujya mu Mana tugasenga, bigahita bigenda birirwa tuvunika. Reka mwibariza akabazo. Ubu urwaye umutwe ukajya mu rusengero, zira bafure ziri mu muziki uri kudunda, pasiteri irazwi ari kuzamura ari hejuru, ubwo uwo mutwe ntiwakwikuba 5. Oya, ahubwo kubera ko Yesu akiza, iyo ugiyeyo ahita gukiza. Urumva na za bafure nuzi gufasha noneho kwita ugira morale, gusimbuka ukabyina. Urabona kuntu abakristo basirimba, ukabona n'abakecuru byagize. Niyo meditation bakoresha ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo bari gusenga izindi, ahubwo nyine kwicara wowe ubwawe mu buzima, tuvuge ko utari wajya kuryama se cyangwa hari n'ikindi kibazo cyakubayeho, ngo wicare ubwawe witekerezeho. Wicara uvuga uti se ubu ibintu ndimo ni ibiki? Gutekereza birumvikana. Ubwo buryo bwo gutekereza nabwo buri mu buryo bwa meditation. Ariko ntekereza ni thinking ni gutekereza, agari ukumedita. Ariko ndatekereza abantu benshi murabizi rata, mwe murabizi buri akantu ka meditation karafashwa n'abantu bajya kuba bano bantu bagira abantu inama ku kantu bakababwira aho kuya mujye mwicara mwitekerezeho ibintu nk'ibyo bibaho. Batazi inzira yo gusenga Imana. Oya, ntago ari uburyo bwo kutamenya bwo gusenga Imana. Buri Imana twemera ko iyo Mana ni nayo iduha ubwo bushobozi bwo kugira ngo ube wakwicara nyine igushoboze kuba wakwicara ukitekerezaho. Nje nemera ko Imana ntago Imana izakubwira ngo reka mite ngurugero rwo kiki kintu cyo gusenga. Hari story numvisha ahantu ngo umugore yari amaze iminsi 3 yari amaze iminsi 3 yiyiriza asaba Imana akazi. Ati Imana ndagira ngo umpe akazi, unshoboze umpuze n'abantu bampa akazi nkabona amafaranga menshi. Haciyeho iminsi 2 uwo mumama aricara, amaze kwicara abakire ahita abona uwo mumama yarashushanyaga.
abona abakire baraje bati turi kubona ufite ibikorwa byiza, turi kubona wakorana na kampani yacu tukaguteza imbere. Tukumva yarabonye promotion nziza. Ariko uwo mama baramubwiye bati duhe nimero zawe, noneho we ejo uzaze ku kazi tuhite dutangirana gahunda dukorana. Mu musiko nababwiye bati mu iminsi 30 manze nge gusengera icyo kibi. Oya, ntabwo yababwiye ko agiye gusenga, ahubwo yarabwiye ati mu iminsi 30 nzabasubiza nyuma y'iminsi 30. Akiri ubwo urukumva ntabwo babyitaye, babatika twigendere. Ariko ndatekereza deja ntabwo washaka umukozi, waba ushaka umukozi ngo umubwire ngo akubwire ngo ngiye nzaza ku kazi kawe nyuma y'iminsi 30 nyuma y'ukwezi kose akazi kaba kapfuye. Ndatekereza uwo mama mikino yakoze muri iyo minsi 30 yaragiye ajya gusengamo. Ngagiye ngo ajya gusenga, arasenga ati ubwo wenda wasanga arasenga ati ndagushimira mana birumvikana cyangwa se n'ibindi. Harabura iminsi 3 ngagiye iyo minsi 30 irangire atarigeze avugana na baba boss. Wese ajya kureba pasiteri ati pasiteri cya cyifuzo cyanjye Imana yaragikemuye. Ati gute? Ati narasengaga kugira ngo Imana izamfashe mbone abantu bantera inkunga muri ibi nkora. Ati none se byaciyemo, ati ahita mutekereza ya nkuru kuna ababosi baje akabasubiza ati nzabasubiza nyuma y'iminota 30. Ati ubu ngubu iyo minsi maze iminsi 20 ubwo ni 27 iminsi 27 ndi gusengera cya cyifuzo ko Imana yagisubije. Pasiteri ndakeka aramusubije ati uri umusazi. Yaramubwiye ati uri umusazi. Pasiteri atire yirengagije ko yari gusenga. Impamvu ibyo byose yabikoze ni ukugira yashatse kumwumvisha ko umubosi atazategereza ngo iyo minsi 30 izabaho, ahubwo Imana we yaramusubije, ahubwo yahise azanamo ibintu by'ubukristo cyane. Cyangwa se no hari akenshi na kenshi bino bintu byose nuko ari kutamenya kwinshi umuntu agenda ahugurwa cyane. Hari ibintu twagiye dukora cyangwa se abakristo bakora cyangwa n'abandi bantu nyine nuko nyine ni abantu bagatekereza yuko nyine abafite ubwo bumenyi bukiri bukeya, ariko ubukristo byonyine ni imico myiza. Sava ndabyumva ni imico myiza, ariko nawe ushobora kuyigenderamo ikaba yakuyobya. Kuko uwo mupasiteri ngo aramubwiye ati uwo mumama yise amubwira ati impamvu nagiye gusenga nabonye bari abantu badakijijwe. Nabonye bari abantu badakijijwe, nabonye ari abapagani, njya kubisengera ngo ndebe ko nta mbogamizi nzahura nazo, ati ndebe n'ukuntu nazabigisha bagakiza. Reka nkubaze nawe. Yego. Sibyo ubu ngubu uramutse ubyaye umwana gakura agashaka akazi akakabona muri boîte de nuit, bamwemerera kujya gukora muri boîte de nuit. Ariko nyine nashaka kukubwira ngo hari ahantu umukristo akwiye gukora. Sava ndabyumva ni byiza, ariko se umwana we aramutse yarize culinary art cyangwa yarize hotellerie ntabwo yajya gukora muri Karina ibyo guteka. Yajya gukora guteka sese, ariko ntiyakora nese yarize service bino bintu nabyo yabikora akajya guseriva muri boîte. Oya no oya kandi because abantu bari muri boîte abantu bari muri boîte ntago bahuye n'imico ya Gikristo. Amen. Nta mukristo wajya gukora hari, ariko nta n'umunyamadini wajya gukora hariya. Yego. Cyakoze wenda ntekereza ko babandi b'abanyamadini, hari abanyamadini beza baheruka kujya mu idini cya gihe bakibabatiza ku munsi wa mbere, guhera uwo munsi ati yewe ariko ndi umukristo. Ntabwo ari umukristo, uri kubyumva? Rero abakristo nyabakristo ntako bakunda kuyomerera. Ariko aho ngaho nakubaza ikindi kibazo, ubwo tugendeye kuri uwo mumama, ese nk'ubu ngubu wemera ntago ubwo wemera abantu banywa inzoga, abantu banywa itabi, ntago ubemera? Njyewe ndabemera, nabasa abantu se n'abanyarwanda. Oya, ntago ari ubwo buryo ndi kuvuga, ntago ari ubwo buryo ndi kuvuga. Nyine wemera ko ubukristo bwabo wemera ko buri hasi? Ubukristo bwabo nyine nibwo buracyari hasi cyane. Niba mara gusobanukirwa baza ese nkwibarize uramutse wenda urakoze ko nagutumiye kugira kumbaza cyane ahubwo wowe abanywa inzoga wemera ko ari abakristo? Nge nemera ko nemera ko ari abakristo. Ubwo wowe nawe wabaye kazizi. Oya, ahubwo wambaza impamvu. nk'udupeti tunga ngewe nge ntabwo nywa inzoga. Sure? Ntabwo nywa inzoga rwose.